Haleluya, haleluya, Maranatha, umwami Yesu naze. Ndanezerewe cyane kubwo kubana namwe muri aya materaniro. Imana iri mu ijuru ryera kandi nziza ihimbazwe. Nishimiye kubana namwe. Reka ndebe abantu tubonanye atari bwo bwa mbere dusanzwe tuziranye. Mwongere mushyire hejuru. Imana ibaha umugisha. Reka ndebe abo tubonanye bwa mbere. Imana ibaha umugisha. Twese Imana izaduhe kuzabonana mu bwami bw'ijuru. Nibyo byiza cyane. Nitwa Habarurema Valence, ndi umubwiriza butumwa bwiza. Nsengera mu ntara y'ibwiriza butumwa ya Muhima, itorero rya Jari. Ivuna mperuka gukora hano mwari mu rusengero hano hirya. Kandi icyo gihe nari mu ntara y'ibwiriza butumwa iyi ngiyi ya Remera ku itorero rya Nyabisindu. Nshimishijwe rero no kugaruka hano, nkaba nsanze muhari nanjye ngihari. Imana ihimbazwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Icyigisho turiga uyu mugoroba kiravuga ngo ikiganza cyandika. Kandi ikiganza turi burebe buriya ni nacyo cyari finali. Reka dusenge. Turagushimye Mana yacu, izina ryawe rihimbazwe. Ijambo tugiye kwiga utuyobore. Mwuka wera aze mu mitima yacu. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Iyo dusomye Bibiliya, nkunda igitabo cya Daniyeli cyane. Iyo dusomye Bibiliya mu gice cya mbere cya Daniyeli, tuhabona umwami Nebukadinezari atera i Buyuda, akahagota, akahanyaga abasore. Abo basore bageze iwe banga kurya ibyo abandi bari basanzwe barya. Hari isomo bamwigishaga. We yateye mu buryo bwa politike, ariko ntiyarazi yuko hari iyindi mpamvu ibyihishe inyuma imutera gutera Abayuda. Ajya gutera Abayuda, arabatsinda, anyagayo abo basore. Yanyezeyo Hananiya, Azariya, Mishayeli na Daniyeli. Babahimba amazina y'ibigirwamana byaho. Ntibigeze bavuga bati twebwe ayo mazina y'ibigirwamana turayanzi. Baracecetse, baratuza. Ariko bagambirira mu mutima ko bazahamya Imana yo mu ijuru. Ababashyizeho ayo mazina bakazayabakuraho. Niyo mpamvu mujye musoma ngo Daniyeli wahimbwe Beluteshazari. Mu gice cya kabiri yarose igishushanyo. Cyari igishushanyo kinini cyane, kugisobanura biramunanira. Umwe wo muri abo basore yari afite impano yo kwerekwa. Abandi bari abanyamasengesho ariko batagira impano yo kwerekwa. Yeretswe iby'icyo gishushanyo, amenye ko ari ubwami buzakurikirana. Abwirwa yuko we ari umutwe w'icyo gishushanyo yarose. Abibwiwe abajyanama babi mu gice cya gatatu bamugira inama yo kubumba igishushanyo cy'izahabu kimeze nk'umutwe ngo bagipfukamire bagisenge. Abantu baragipfukamira baragisenga, ariko abasore batatu, Saduraka na Mishaki na Abedenego, banga kukiramya icyo gishushanyo. Daniyeli we ntiyamujyanye mu icyo kibaya kuko yabonaga afite impano yo kwerekwa, akagira ngo namujyana muri icyo kibaya ngo azamukoreza y'isoni n'ubundi ntazacyemera. Ajyana y'abatari bafite impano zo kwerekwa, ariko abantu b'Imana bagambiriye mu mutima ntibapfukamira icyo gishushanyo yari yakoze. Mu gice rero cya kane yaje kuzihana, arahinduka. Amaze kwihana ahindutse, yagize iherezo ryiza. Nebukadinezari, inyandiko zivuga ko azahabwa ikamba ry'ubugingo.
ariko hari ibintu yari yaranyaze mu rusengero rw'inzu y'Imana igihe yateraga mu gice cya mbere, nibyo turi bwige. Ibyo bintu yari yaranyaze byari ibikombe. Igihe yanyagaga yateraga, maze ibyo bikombe we abigejeje iwe mu ngoro ye, Nebukadineza aratinya ntiyagira ikintu abikoresha, kuko yari azi ko byavuye mu rusengero rw'Imana. Arabyubaha kuko byavuye mu rusengero rw'Imana i Yerusalemu. Ariko umwana we utinyuka w'umutinyutsi witwa Berushazari arabyitegereza aho biteretse, amaze kwima ingoma amusimbuye. Yabireba ibyo bikombe akabona ni byiza, arabyifuza. Igice cya 5 umurongo wa mbere niho tugiye gusoma. Mbese inyandiko itubwira iki? Igice cya 5 cya Daniyeli umurongo wa mbere turageza kwa 29. Umwami Berushazari ararika abatware be bakuru 1000 ngo baze mu birori, abatunganiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa. Muri ibyo birori umwami nawe anywera vino imbere yabo batware b'1000. Murongo wa 2. Nuko Berushazari agisogongera kuri vino ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'ifeza, ibyose Nebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze babinyweshe. Igihe bahamagaraga ngo bazi banyweshe ibyo bikombe, yari yihandagaje atinyutse ikintu abandi bose batinye. Ise yari yarabinyaze, ariko ntiyigeze atinyuka na rimwe kubinywesha. Ariko uwihandagaje witwa Berushazari, umwana wa Nebukadinezari, niwe watinyutse arabizana ngo babinyweshe n'abagore be n'inshoreke ze. Murongo wa 3. Bamuzanira ibyo bintu by'izahabu byakuwe mu rusengero rw'inzu y'Imana i Yerusalemu, babisubiramo babishimangira. Maze umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze barabinywesha, banywa vino bahimbaza ibigirwamana by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye. Bajyaga imbere y'igiti bakagipfukamira, bakakireba, bakagifata, bakagikomeza, bagapfukama bati wagitiwe uri Imana, maze bakanywa inzoga. Bakongera bakajya imbere y'izahabu bagapfukama bati wazahabu we uri Imana, kugira ngo Imana ikunde irakari bice, bakabona nibishe. Atangira gushidikanya ku Mana, bageze ubwo bazana amabuye bakayarunda, bakabipfukama imbere bati wa amabuye uri Imana. Amabuye barayapfukame, bapfukamira ibigirwamana, bapfukama ibigirwamana by'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye, ibyo byose barabipfukame. Muri icyo gihe bagiye kubona babona ikiganza cyandika. Murongo wa 5 handitse ngo uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika ruhomye rw'inzu. Kandi ikintu cyantangaje ni uko igihe ikiganza cyandikaga ku rusika byahinguranyije imbere n'inyuma. Igihe iyo nyandiko yandikaga yanditse amagambo 3 akomeye. Yanditse ngo meni tekeru farisini, baba baratuje. Iyo mu ijuru bandika ntabwo bavuga ibintu byinshi, nta nubwo bandika ibintu byinshi mu ijuru. Dore inyandiko banditse kuva isi yaremwa kugeza uyu munsi, dore inyandiko mu ijuru banditse. Ariko iyi nyandiko ikubiyemo ubucamanza bwose. Ariko ushobora gusanga nk'umucamanza wicaye aha ngaha afite ibitabo biruta iki ngiki nk'inshuro 40. Ibyo bitabo byose birunze mu kabati, akaba ari ibyo akoresha. Ariko umucamanza wo mu ijuru we, dore igitabo akoresha ni iki cyonyine. Kuva isi yabaho kikaba cyanditsemo ibintu azaciramwe abantu imanza, agashyiraho amategeko makeya, akaba ari 10 gusa. Nabonye hano handitse akaba ari amategeko makeya, kandi akaba ari azacira mu isi yose imanza. Mu ijuru ntabwo bandika ibintu byinshi. Kuri uyu muntu umwe banditse ngo meni tekeru farisini, barekeraho. Iyo nyandiko
niyo nyandiko yamukanguye. Haranditse ngo uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika ruhomye rw'inzu y'umwami aherekeye igitereko kitabaza. Umwami abona ikiganza cyandika. Murongo wa 6, abibonye mu maso yahinduka ukundi, gutekereza kwe kumuhagarika umutima, ingingo z'amatako ye zicika intege kandi amavi ye arakomangana. Ingingo z'amatako ye zacitse intege, yahagarara amatako agatigita. Ikimenyetso cya mbere kiranga ko umuntu afite ubwoba nuko atangira gutigita amatako. Uyu mwami, muraseka, Bibiliya nivuze ngo ingingo z'amatako, ntabwo bavuze ingingo z'amaguru. Bavuga ingingo z'amaguru baba baravuze kuva mu kirenge kugeza mu rukenyerero. Hano rero baravuze ngo ingingo z'amatako ye zicika intege kandi amavi yarakomangana. Amavi wagira ngo rigama zari zavuye. Amavi yarakomanga ku buryo amavi yatigitega ukagira ngo nta kintu kirimo. Muri uyu murongo amaze gucika intege, umwami atera hejuru ati nimunzanire abapfumu n'abakarudaya n'abacunyi. Abo banyabwenge b'i Babuloni baje, umwami arababwira ati uri bunsomere inyandiko wese akansobanura impamvu zayo azambika umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi kandi azaba umutware wa 3 mu bwami. Murongo wa 8, nuko abanyabwenge b'umwami bose barinjira ariko bananirwa gusoma iyo nyandiko cyangwa kumenyesha umwami uko isobanura. Iki nicyo kintu cyanejeje muri ibi bintu. Muri uyu murongo abo banyabwenge bose barinjiye, bahageze iyo nyandiko bananirwa kuyisoma. Ururimi yari yanditsemo ntabwo ari ururimi ruhambaye, ahubwo kuko ari inyandiko yo mu ijuru, barahageze barayiyoberwa. Na n'uyu munsi abantu benshi badateze iby'ubugingo, iyo babumbuye Bibiliya uyu munsi bagira ngo yanditse mu Giheburayo kandi yanditse mu rurimi rwabo rwa kavukire. Ubu hari ushobora gusoma ngo nuko bagiye gusana Yeriko ngo Segubu arapfa. Ati Segubu se, Segubu ni igiki? Akabumba akagira ngo yasomye mu Giheburayo, ati buriya ni Igiheburayo. Ntazi ngo yapfuye ryari, ntazi ngo ninde. Iyo dusoma iyo nyandiko yo yanditse, cyari ikiganza cy'Imana cyandikaga. Ikiganza cy'Imana muri Bibiliya, Imana ubwayo. Cyanditse ahantu habiri. Aha gatatu yakoresheje Yesu umwana wayo, naho habiri aho Imana yiyandikiye. Bwa mbere yanditse amategeko 10, iyandika n'urutoki rwayo, n'urutoki rw'Imana. Nta nubwo yohereje marayika cyangwa ngo ibwire umwana wayo ngo abari wiyandike, niyo ubwayo yiyandikiye. Icya kabiri ikiganza cyanditse kuri Berushazari yisha amategeko y'Imana. Ariko ahandi ikiganza cyakoreshejwe na Yesu Kristo umukiza yandika, ariko Imana ubwayo yiyandikira, yanditse n'urutoki rwayo izo ncuro. Maze umurongo wa 7, umwami atera hejuru ati nimunzanire abapfumu. Baje iyo nyandiko irabananira. Kuko iyo nyandiko yabananiye kandi baragombaga kuyisoma. Umurongo waho wa 9, umwami Berushazari aherako ahagarikana umutima cyane, mu maso yahinduka ukundi, n'abatware be barashoberwa. Nyuma umwamikazi, umurongo wa 10, yumvise amagambo y'umwami n'abatware be, yinjira mu nzu y'ibirori bariragamo, aravuga ati Nyagasani nyaguhoraho, ibyo utekereza bye kuguhagarika umutima ngo mu maso yawe hahinduka ukundi. Yamwitegereje asanga mu maso yahindutse akavura ivundi, asanga mu maso yahabaye ukundi. Iyo umuntu urupfu rwamugezemo, urupfu iyo rwamaze kugera mu muntu, mu maso ye harahinduka. Maze aramubwira ati ibyo utekereza bye kuguhagarika umutima. Murongo wa 11, kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo uri mu mwuka w'Imana zera. Mu gihugu cyawe ngo harimo nde? Murasubiramo yemwe. Mu gihugu cyawe ngo harimo nde? Mu gihugu cyawe ngo harimo nde? Ni umugabo, ni umugore, ni umukobwa, ni umusore? Harimo nde? Kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo uri mu mwuka w'Imana zera, ariko arahari ntawe uhari. Ndetse ku ngoma Yesu yabonekwagamo n'umucyo no kwitegereza n'ubwenge buhanye n'ubwenge bw'Imana. Uwo muntu ngo afite ubwenge buhanye n'ubwenge bw'iki? Kandi se umwami Nebukadinezari yamugize umutware w'abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunyi,
kuko muri uwo mugabo Daniyeli uw'umwami yahimbye Beluteshazari habonetswemo umwuka mwiza no kwitegereza no gushobora gusobanura inzozi no guhishura ibihishwe no guhangura ibyananiranye, nuko nibahamagare Daniyeli azasobanura impamvu yabyo. Bega Daniyeli kuko yabanaga n'Imana kandi mu isi bakaba barasengaga ibigirwamana byinshi, bagize ngo mu ijuru naho hari imana nyinshi, nicyo gituma umugore uyu mwamikazi yavuze ngo harimo umuntu ufite umwuka w'Imana zera agira ngo nizo mu ijuru ni nyinshi kandi mu ijuru hari Imana imwe. Ariko gutekereza kwe mu bwenge bwe kwari ukukuri dukurikije uko ubwenge bwe bwanganaga. Ariko murongo wa 13 nuko bazana Daniyeli imbere y'umwami. Umwami abaza Daniyeli ati, Daniyeli, ni wowe Daniyeli wo mu banyagano b'Abayuda umwami data yakuye i Buyuda? Ndababaza ikibazo. Umwami Belushazari yarazi Daniyeli ntiyaramuzi? Yaramuzi ntiyaramuzi? Joseph yagishubije. Yesu ashimwe. Iyo dusoma ibyerekeye n'uyu murongo amubaza ngo uyu murongo ni wo wakoreye ishyano umuntu witwa Belushazari, ni nawo weretse Daniyeli ko Belushazari nta mutima wo kwihana afite. Abo Daniyeli yabwiraga bose yarabwiraga ngo kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, uyu nguyu yamugezeho yamenye ko nta mwuka wo kwihana afite. Ubundi ikintu kigoye ni ukubwira umuntu inzira y'agakiza adafite umwuka wo kwihana, nacyo kintu kiba kigoye kurenza ibindi. Yamubwiye ngo ni wowe Daniyeli umwami data, uyu murongo wo mu banyagano umwami data yakuye i Buyuda. Daniyeli ngo ahise atekereza ngo wowe uranzi neza twarareranwe. Umaze kwima ingoma yimye ingoma Daniyeli yari minisitiri w'intebe. Daniyeli arirukanwa aragenda yigira kwibera kuko ingoma Daniyeli yari ariho minisitiri w'intebe yari irangiye. Daniyeli aragenda yigira mu giturage ajya kwibera mu giturage iyo kure. Igihe Belushazari yaramaze kuvanwaho n'umwuka w'Imana akabona baramuzanye, yashatse kujijisha ngo ni wowe Daniyeli wo mu banyagano umwami data yakuye, ngo yerekane ko ari Daniyeli, yerekane ko ari umunyagano, ko atari umwene gihugu, yerekane ko ari wavanwe i Buyuda, yerekane ko ise ari wamuzanye. Avuga ikindi kinyoma cya kabiri ku murongo wa 14, numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe. Ngo yumvise bagenza bate? Ntabwo yavuze ngo ndakuzi ko umwuka w'Imana ari muri wowe, yaravuze ngo numvise bagenza bate bakuvuga. Kandi ko umucyo no kwitegereza n'ubwenge bikubonekwaho. Murongo wa 15 mwumve. Ubu ngubu banzaniye abanyabwenge n'abapfumu kugira ngo bansomere iyi nyandiko, bansobanura impamvu yayo, ariko bananirwa kubisobanura. Ariko numvise yuko ushobora gusobanura amagambo no guhangura ibyananiranye. Nuko rero niba ushobora kunsomera inyandiko kandi ukansobanurira impamvu yayo, uzambika umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi kandi uzaba umutware wa 3 mu bwami. Yaramubwiye ingororano azamuha. Yaramubwiye ngo azamugira umutware wa kangahe? Ngo azamugira umutware wa kangahe? Umutware wa 3 mu bwami. Murongo wa 17, Daniyeli asubiza umwami ati, impano zawe uzigumanire. Ndababaza ikibazo, iri jambo warisubiza umwami ukarara? Iri jambo warisubiza umwami ugasubira mu nzu ukaryama, wagerayo? Wamenya inzira uri busubire mutaha? Yabwiye umwami ngo, ariko dusomye ngo yamubwiye ngo iki? Ngo yamubwiye ngo iki? Impano zawe ugenza ute? Impano zawe uzigumanire. Bano bakobwa bari kuvuga ngo impano zawe uzihamanire. Barako ati nazihamane koko. Impano zawe uzigumanire kandi ingororano zawe uzihundi. Ariko ndasomera umwami inyandiko musobanurire n'impamvu yayo. Yesu ashimwe. Daniyeli agihinguka, urusika rwari nka hariya mwinjirira kuri rura rukuta mwinjiriraho muri uriya muryango. Yahise abona handitse ngo meni tekera ufarisina turutse inyuma.
yahise amenya uko inyandiko isobanura. Yahise amenya ko isobanuye ngo iri joro Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma ishyiraho iherezo. Ahita amenya ko hasi handitse ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe Abamedi n'Abaperesi. Kandi amenya ko Imana idahinduka, ko itabeshya, kubwo ibivuze ariko iri bubigenze. Igihe yageraga kuri Berushazari, ntabwo Berushazari yigeze amubwira ati nubinsobanurira ukambwira nkasanga ari ibyo kwihana ndihana. Yaravuze ngo njyewe ndakugororera nkugire umutware wa gatatu mu bwami. Ngo yari kumusubiza ku mwanya yari ariho. Daniyeli aramwitegereza amubwira ngo impano zawe uzigumanire kandi ingororano zawe uzihe undi. Ngo yaramubwiye ijambo rikomeye ati urangira umutware wa gatatu mu bwami surarara udapfuye. Murongo wa 18 umva Nyagasani Imana isumba byose yahaye Nebukadinezari ubwami no gukomera n'ubwiza n'icyubahiro, kandi koko yari yarabimuhaye. Abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe baramutinyaga bagahindura umushyitsi imbere ye kubw'icyubahiro Imana yamuhaye. Yicaga uwashatse kwica, akarokora uwashatse kurokora, yogezaga uwashatse kogeza, agacisha bugufi uwashatse gucisha bugufi, ariko yishyira hejuru mu mutima, bimutera kuba umunyagitinyiro mu byo yakoraga. Niko gukurwa ku ntebe y'ubwami maze icyubahiro cye bakimukuraho. Bagenza bateyemwe, nuko yirukanwa mu bantu, umutima uhinduka nk'uw'inyamaswa, abana n'imparage akarisha nk'inka, umubiri utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho yamenye ko Imana isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo wishatse. Ariko wowe umwana we Berushazari ntiwicisha bugufi mu mutima wawe nubwo wamenye ibyo byose. Daniyeli yamubwiye ikintu gikomeye. Umwami yari yarigeze kwishyira hejuru, ajyanwa mu ishyamba, aragenda amera nk'inka, yarishije ibyatsi arya nk'inka imyaka 7 ari mu ishyamba. Umubiri uragenda utondwaho n'ikime, aragenda ahinduka nk'inyamaswa. Yamaze imyaka 7, kandi ingoma ye yasanze ingoma y'Imana yaragumye kuyiyobora. Bayoboraga nk'aho ahari, yasanze ingoma ye nta kintu na kimwe kigeze gihungabana. Muri iyo myaka 7 Nebukadineza yamaze mu ishyamba, ise wa Berushazari. Mu gice cya 4 cya Daniyeli haranditse ngo hanyuma y'ibyo ngaruye akenge, nuburira amaso Uwiteka Imana yanjye, ndayubaha ndayihimbaza nicisha bugufi. Mu kwirukanwa akajyanwa mu ishyamba, kamara imyaka 7, yavuye mu ishyamba yaramaze kwicisha bugufi, umutima we wamaze kwihana, yiyegurira Imana, yashubijwe ku bwami, ahimbaza Imana byonyine. Narasomye ngo mu bami babaye kuri iyi si, nge ndi kuvuga babaye kuri iyi si, niko inyandiko ivuga, nta mwami n'umwe wigeze uruta Dawidi na Nebukadinezari. Dawidi niwe muntu wayoboye ingoma, yarangiza ntabwo yigeze avuga iby'intambara yagiye arwana ngo azitsinda n'ibindi bikorwa yagezeho bitangaje by'agatangaza. Dawidi asobanura uko yahamagawe ari mu ishyamba aragira amatungo, agasukirwaho amavuta imbere y'abakuru be, yarangiza agakora ibyaha, akasuzugura Imana, agasoza atanga ubuhamya bwe bwo kwihana, avuga ko abikiwe ubugingo buhoraho. Nicyo yarushije abandi bose. Umwami witwa Nebukadineza ntabwo yongeye kuvuga ibintu yakoze, yavuze ko yanyaze ibintu byo mu nzu y'Imana mu gice cya mbere. Yamara kunyaga ibintu byo mu nzu y'Imana, akaza agaha abasore ibiryo ntibabirye kubera ko byari biriho ibyo batemera n'ibyo banywaga. Bakabagerageresha ibishyimbo byonyine n'amazi. Mu minsi 10 basanze ari abanyabwenge nta uhwanye nabo. Mu gice cya 2 asobanura igishushanyo yorose kikamunanira bakagisobanura. Mu gice cya 3 avuga ukuntu yapfukamishije abantu igishushanyo yari yabumbye, bakacyanga kugipfukamira abo basore n'ubwo isi yose yari yacyemeye, ariko abo basore bakacyanga. Mu gice cya 4 gasoza asobanura ko yihanye kandi ko umutima we werekeye ku Mana isumba byose. Ntabwo bigeze bavuga ibyo bagezeho mu by'ubuzima busanzwe, ngo bavuge ko bageze ku bintu bikomeye by'agatangaza ngo babyirate, ahubwo
bavuze intege nke bagize z'agasuzuguro ko gusuzugura Imana, bagasoza bihana bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Muri uyu murongo ajyanwa mu ishyamba akarisha nk'inka, Imana yamukoreye ikintu gikomeye. Reka dusome umurongo wa 23. Ahubwo wowe Berushazari, umurongo wa 23, wishyize hejuru ugomera Uwiteka Imana nyir'ijuru. Daniyeli aramubwira ati bakuzanira ibintu byo mu nzu yayo kugira ngo wowe n'abagore bawe n'inshoreke zawe mubinyweshe vino, muhimbaze ibigirwamana by'ifeza n'iby'izahabu n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye bitareba, n'ibyumve n'ibyitegereze. Ariko Imana ifite umwuka wawe mu kuboko kwayo, nyir'ukumenya imigendere yawe yose nturakayishimisha. Iyo abantu bari kwishyira hejuru, ntabwo bamenya ko Imana ifite umwuka wacu mu kuboko kwayo. Abantu bamwe muri iki gihe bahindura ingendo ngo berekane ko bafite ingendo zigezweho. Hari abantu batagenda nk'uko bavutse, bakagenda bamwe bari kudigadiga nk'abarwaye tetema mu mavi. Nabonye abantu benshi cyane cyane abahungu, abasore bafite ingendo. Kera bajyaga bagenda batagataga ipantaro bazimanuye zifite imifuka icundaga igera mu ntege. None ubu siko bakibigenza, ahubwo basigaye bagenda bahuza aya mano y'imbere, izi za Twitter garante, bakagenda bahuza aya mano y'imbere, ngo ibi aya mano y'imbere manini, ngo bagenda bameze nk'abayahuza, ukabona bari kudigadi. Ukibaza turiya iriya myenda yambaye ararwaye, yabaye icyo. Ukibaza uti ni muzima se ni umurwayi? Iyo abantu bari kwishyira hejuru, ntabwo bamenya ko Imana ifite umwuka wacu mu kuboko kwayo. Iyo abantu bari mu byaha, aho bajya kubikorera, bavuye iwabo bagiye gusambana, aho bajya gusambanira, bajya gukora ayandi mabi. Abandi bagiye mu birori, aho bajya kubyina ingwatira mubiri. Ntimukifuza, niko nasomye ngo ko Yesu yaza muri kubyina ingwatira mubiri. Urebye ibintu bibera mu makwe kino gihe, ingo nyinshi zisenyuka zitari zabaho, kuko hari umuntu ubyina mu bukwe bakamwitegereza ari mu birori nk'ibyo kwa Berushazari. Umusore yamwitegereza ari kubyina, akamwitegereza ati wa mukobwa ubyinnye utya, ufite akabari wamenyereye kubyiniramo, ntabwo ari ubwa mbere. Yatangira kugenzura icyizere wari ufite ukabura gitaye uwo munsi. Hari igihe umusore nawe abyina, umukobwa akamwitegereza ati narakubonye ngira ngo uri umuntu w'Imana uri muri korari, ariko waranshutse. Ku munsi w'ubukwe bagatahana avuga ati nagize ngo ni umuntu nashatse, ariko burya nashatse umubyinnyi. Icyubahiro akaba gitaye uwo munsi. Kandi burya no mu ijuru ikiganza kiba kiri kwandika. Ikiganza cyanditse kuri uyu muntu yitwa ndi uwo turi kwiga ikiganza cyanditse ku rusika. Yesu ashimwe. Yari yo finali. Maze bahimbaza ibyo bigirwamana. Umurongo waho wa 24. Nicyo gituma itegeka ko icyo kiganza cyiza kikandikisha inyandiko, kandi byanditswe n'ibyibi meni tekeru farisini, kandi bisobanurwa bitya ngo meni risobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma ishyira ku iherezo. Ngaho nimurebe inyandiko y'Imana ukuntu iba ari ngufi. Yesu ashimwe. Aka kantu kanditse ngo meni tekeru farisini, kandi byanditswe n'ibyibi, kandi bisobanurwa bitya ngo meni, aka kantu ka meni bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma ishyira iherezo. Handitse amagambo angahe? Aka kantu kanditse ngo meni, kakaba gasobanura ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma ishyiraho iki iherezo. Hepfo yaho kandi tekeri bisobanurwa ngo tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu gipimo ugaragara kudashyitsi. Kandi peresi risobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe abamedi n'abaperesi. Nuko mu ijuru bandika ijambo rimwe, reka bari rimwe ubusobanuro bw'amagambo nk'ijana. Ubu barabyanditse.
uyu murongo amaze kumva aya magambo, ikintu yagombaga gukora ni kimwe, ni nk'icyo Dawidi yakoraga. Dawidi yarushije abantu benshi ubutwari. Dawidi yabwiwe n'umuntu witwa Natani iby'icyaha yakoze, abivuga mu mugani, arangije arabigoronzora ati kandi uwo wakoze ibyo. Dawidi aravuga ati umuntu wakoze mwene ibyo akwiriye kwicwa kandi azariho umwana w'intama kane. Natani ahita amwitegereza ati umuntu wakoze ibyo ni wowe. Dawidi barabyumvise. Dawidi yaranejeje muri Bibiliya. Dawidi yahise yitegereza Natani aramubwira ngo Natani we, nacumuye ku Uwiteka. N'iryo jambo ryonyine yavuze. Natani ahita amuhindukira arongera amusubiza ngo nuko rero ubwo wemeye icyaha cyawe ntabwo uri bupfe, Imana yagukuyeho icyaha cyawe. Atangira urugendo rwo kwikubita imbere y'Imana, azamuka umusozi ari kurira muri Zaburi ya 51 Dawidi. Naho uyu Berushazari, mwumve kubwiriza umuntu udafite umutima wo kwihana ko birushya ngibi. Icyo yavuze Berushazari, nuko Berushazari ategeka ko bambika Daniyeli umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi ko bavuga baranguriye ko azaba umutware wa gatatu mu bwami. Gaho ni mu nyumvire, nta bwenge yari afite. Bamaze kumubwira ko iryo joro arapfa, arangije Daniyeli yamaze kumwibwira imbere hano ngo impano zawe ugenza ute kandi ingororano zawe ugenza ute. Arangije yanga kuva ku izima. Buri ikintu cyitwa kutava ku izima nicyo kintu kigiye kuzakora kuri iyi si. Nabonye hano hari umuntu ufite igitabo cyitwa Kugana Yesu. Abantu Bibiliya babwiye ukuntu ibyaha byabo bigomba kwaturwa no kwihana, ariko umuntu arabyitegereza akavuga ati dukurikije iterambere aho rigezeho kugira ngo mbyature nzihane nzemera nzabipfana, nzemera nzapfe. Kandi ikintu kibabaje, ubu abantu bagiye bakora ibintu bibasaba ku buryo kubyatura bizanabarushya. Ubundi ndamutse nzi ko nagira abantu inama bakayemera, nababwira ngo uzirinde gukora icyaha kizagusaba kucyatura. Ikibona cyazagusaba kucyatura ukigendere kure. Kuko ubu abantu benshi bafite imitima iri kubarya, baba bafite nk'ibizira baba barakoze. Bamwe baba baranyereje nk'imitungo y'abandi mu kazi, kandi Bibiliya avuga ngo umujura agomba kugarura ibyo yibye. Abandi baba bafite aho bagiye babyara hirya no hino. Abandi baba bafite abana babyaranye nabo batashakanye, kandi imitima ikabarya, bakaguma mu materaniro imitima ikabarya. Kumwongorerana ko muri kwongorerana ibiki? Inshuti yanjye, abantu bazahura n'ibintu byabananiye, bazasanga barakoze ibintu byinshi bizabarushya, ariko bazabyorosa bavuga ati bira twabikoreye mu rwihisho. Inshuti yanjye, umuntu witwa Berushazari yarananiranye, avuka mu rugo ise yemera Imana akorwa ku mutima. Ubuza abantu bavuka mu nzu z'abantu b'Imana, abana babo bazarimbuka uko bangana. Kandi ababyeyi babo barakozwe ku mitima bakihana bakiyegurira Imana, ariko abana babo bakanyura mu nzira zigoramye z'ibigorogoro bakazarimbuka. Umuntu umwe aherutse kuvuga ikintu gikomeye. Ndatanga urugero rumwe kuko hari igihe ntanga ingero nkabona zakwirakwiye ahantu hirya no hino. Ubwo ndavuga rumwe. Umuntu umwe aherutse kuvuga ati nubwo mwabwirije ibyo kwihana kwatura, ariko nge ijuru we yaravuze ngo ijuru yarisezeye. Ntese kubera iki? Umuntu umwe aravuga ngo amafaranga y'inkwano yakoye umugore babana yayakuye mu buriganya. Ati kandi imodoka ngo imodoka yaguze yayikuye mu buriganya mu kazi yakoraga. Ati kandi inzu yubatse nayo yayikuye mu buriganya.
arangije ati none ubwo Bibiliya muri Ezekiyeli yavuze ko umujura agomba kugarura ibyo yibye, ati ndamutse ngiye gusubiza ibyo nibye, ati umugore nashatse agasanga mbifite azavuga ko nari umurwayi ufite uburwayi bundi. Umuntu asigaye avuga yitonze, kino gihe umuntu ajya kuvuga ko ati ntabivuga nabi bikagira ukundi kuntu bimera, azagira ngo namushatse mfite uburwayi bwo bundi. Yesu ashimwe. Ati none ubu nzatinyuka mbwira umugore nashatse ngo tugiye gusubiza iby'abandi, nzavuga ko inkwano, nzavuga ko inzu, nzavuga ko imodoka, nzavuga iki? Arangije abwira umubwiriza butumwa, tumva nkubwire mubwiriza ati ngewe nzakomeza nsenge, ariko mbizi ko nzarimbuka iby'ijuru narabisezeye. Nuko abantu benshi dufite muri iyi si bameze, kubera ko bafite ibintu bakoze bibarya ku mutima, babura uko bazabyihana maze bagatuza bati tuzabiheza mu mutima tuzapfa. Kuri uyu Berushazari, reka babwire iherezo rye maze ndekera aho sinakomeza kuvuga ibintu byinshi. Igihe bari bakiri muri ibyo birori, Imana yari yaravuze umuntu witwa Kuro, imuvuga asigaje imyaka igera mu 150 atari yavuka. N'ubu muri aya materaniro hari abantu Imana iba yaravuze bataranavuka, bakaba bagomba kuzagendera mu ijambo ryayo. Imana yaravuze ku muntu witwa Kuro atarabaho. Ikibazo nabi Imana yavuze maze barangiza amahirwe yabo bakazayakoresha nabi. Uyu witwa Kuro, Imana yamuvuzeho ibintu bikomeye. Reka mbanze mbasomere muri Yesaya 45 umurongo wa 1 kugeza wa 7. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo y'ikuzimu ntazugarirwa. Imana yari yaravuze kuri Kuro. Uyu Berushazari muri ubwo bwami bwe bwari buzengurutswe n'igipangu kinini cyane, kandi igipangu cyari kizengurutse ingoma ye. Imbere y'icyo gipangu hari uruzi runini ruhurura. Urwo ruzi rwahoraga rwirukanka, uwuriraga icyo gipangu inyuma ngo aze atere, yahitaga yidumbura muri rwa ruzi rukamutwara rukamwica. Bigatuma Berushazari abona ko nta muntu uzamuhangara. Cyagiye ari kunywesha ibikombe by'inzu y'Imana, yahamagaye abasirikare barindaga babaga mu minara bahararaga bakayirirwa ngo nabo baze babinyweshe, baraza basangira nawe barabinywesha. Nta musirikare n'umwe wari usigaye mu munara, bose n'icorekeze n'abagore be bari baje bari kunywesha ibyo bikombe by'Imana ngo akunda asuzugura Imana yerekane ko ibikombe byayo yabinywesheje. Muri uwo mwanya urwandiko ruri kwandika, ikiganza cyandika ku rusika. Ingabo z'uwitwa Kuro, Imana yari yaravuze ngo nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire. Kuro yaraje azanye n'ingabo bicaye ku mafarashi. Maze igihe Kuro bahageraga kuri cya gipangu, bareba bati iki gipangu turabigenza dute? Kuri icyo gipangu bigira inama ati twebwe reka ducukure hasi maze tuharobore, maze rwa ruzi rusandare. Kandi urwo ruzi ntabwo rwari gusandazwa n'akantu gatoya. Igihe batangiraga gucukura, imbaraga y'Imana yakoze igitangaza gikomeye. Bagiye kubona cya gipangu hamwe, imbere yaho bahagaze babona kikubise hejuru ya cyaki ya rwa ruzi gihindutse kiraro. Maze kandi aho bamaze gutobora amazi amwe arasohoka. Maze igihe batambutse nk'abari kujya iwabo, bahageze basanga kwa Berushazari banyweye inzoga basinze bahaze, barabasakiza bose barabamara. Ingoma yo kwa Berushazari ntihasigara n'umwe wo kuzabara inkuru. Imana yari yavuze kuri Kuro umurongo wa 2, yaramubwiye ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanizi, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Hari ibihindizo by'ibyuma ariko Imana yabiciyemo kabiri. Umurongo wa 3, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwa ahantu hiherereye, kugira ngo umenye yuko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njye Mana ya Isirayeli. Haleluya. Uyu murongo wonyine niwo Kuro atasobanukiwe icyo gihe. Ahanditse ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwa hiherereye, ngo yari ivuze ngo izamuha agakiza k'iteka ryose.
uyu munsi ntiyawumenye, yaje kuzawumenya hanyuma. Kubwo umugaragu wanjye Yakobo Isirayeli natoranije, nguhamagaye mu izina, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Imana yamuhimbye Kuro. Yesu ashimwe. Umurongo wa 5, ninjye Uwiteka, nta yindi mana ibaho atari njye, nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya. Yageze kuri Berushazari asanga batsinze, afata imyitero ya cyami, arabanza arayikenyera, amaze kuyikenyera bose arabasakiza. Maze uyu murongo uravuga ngo nzagukenyeza nubwo utigeze kugenza gute kumenya. Murongo wa 5. Murongo wa 6, kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye yuko ari nta yindi mana iriho atari ninjye Uwiteka, nta wundi ubaho. Haleluya. Murongo wa 7, ninjye urema umucyo n'umwijima, nkazana amahoro n'amakuba, njye Uwiteka, ninjye ukora ibyo byose. Haleluya. Daniyeli, igihe uyu Kuro yamaraga kwima ingoma, Daniyeli yahise amusanga, amwereka Yesaya 45, aramubwira ngo hari ibintu Imana yakuvuzeho utari wabaho. Kuro ati ni ibiki? Daniyeli arabibumbura arabimwereka. Yesaya 45 yamusomera ati nzaguha ubutunzi buri mu mwijima, ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga. Kuro ati koko Uwiteka yaneshereje amahanga, ngeze ku gipangu ntabwo twarwanye, nta n'intwaro nimwe twakoresheje, Uwiteka niwe waneshereje amahanga, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire. Ati nasanze umwami yasinze n'imyambaro yayikuyemo, n'amarembo y'ikuzimu ntazugarirwa. Ati nasanze n'ibihindizo by'ibyo mu Uwiteka twabigeze habicamo kabiri. Umurongo wa 2, nzakujya imbere ahataringaniye mparinganiza. Ati ahari umwobo, hari uruzi rwahoraga runyura, byahindutse ikiraro, Uwiteka ahataringaniye koko yari yaharinganije. Kandi nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Aramubwira ati ubwo butunzi buri mu mwijima nuko ugomba kumenya agakiza k'Imana isumba byose. Nuko Kuro yiyegurira Imana. Umwami witwa Kuro yayoboranye ingoma n'uwitwa Dariyusi. Ibyanditswe biravuga ngo bose bazajya mu bwami bw'Imana, kuko Daniyeli yababwirije ubutumwa bakabwemera, bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Kandi Nebukadineza wababanjirije azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ariko hagati muri bo witwa Berushazari, ari we mwana wa Nebukadineza, yasuzuguye Imana, niwe uzarimbuka. Finali ye yabanye n'uwo munsi, kuko yanze kwemera Imana. Nshuti yanjye, buri muntu wese agira igihe cye. Iyo igihe gicitse umuntu, asigara amahirwe yo kwihana yaramucitse, kandi iyo aza kuyakoresha neza yari kuzagira umugisha. Rero kuko amahirwe y'umuntu aba afite, aba agomba kuyakoresha, aba agomba kuyabyaza umusaruro. Igihe abwirwa ijambo ry'Imana kumva aracyabasha gukorwa ku mutima, kuko hari igihe kigera umuntu akaba atakibasha gukorwa ku mutima, kuko uyu Berushazari igihe cyari cyarageze aba atakibasha gukorwa ku mutima. Hari wundi muntu nasomye nawe wakozwe ku mutima, ariko ikintu cyamubayeho cyarambabaje cyane. Muzasoma iby'umwami witwa Nero. Nero igihe yafungaga Pawulo yaramuhamagaye ngo naze imbere y'iteraniro maze ngo asobanure iby'inzira ye yahisemo. Pawulo araza yerereza ibendera ry'umusaraba, maze umwami witwa Nero aramubwira ati itahire kuko uri umuntu w'Imana. Pawulo atera intambwe arataha, kuko umutima wa Nero wari wakozweho. Inyandiko iravuga ngo mu ijuru abamarayika bahise bakingura amarembo yo mu ijuru, babwira Imana bati turayakinguye kugira ngo Nero azinjire mu bwami bw'ijuru, kuko arekuye umuntu w'Imana Pawulo akaba agiye atamwishe. Maze Pawulo ageze nk'ahari yateye intambwe, Nero abona abantu barumiwe. Nero ahamagara Pawulo ati garuka. Pawulo aragaruka, ahita abwira umusirikare ati musukire mu nzu y'imbohe. Ahita mushyira mu nzu y'imbohe, ahita amubwira ngo afunge. Haranditse ngo abamarayika bahise bakinga urugi rwo kwihana vuba vuba, babwira Imana bati turarukinze. Bati kubera iki? Kubera ko umutima wa Nero udakwiriye kuzinjira mu bwami bw'Imana. Hangaha Nero yagumye mu isi, abamarayika barahakinze. Paje 304 byakozwe n'intumwa, niko muzasoma muzasanga bazayibabwira. Yagumye mu isi, amarembo y'ijuru yo kwihana yaramaze gukingwa. Afite imyaka 32 nibwo amarembo yakinzwe yo kwihana. Umuntu akingirwa amarembo yo kwihana akazaguma akazenguruka mu isi yaranze ubuntu bw'Imana. Kandi amarembo akinzwe ntabwo umuntu apfa uwo munsi, ahubwo umuntu ashobora kugumaho akazamara imyaka n'imyaniko, amarembo yarakinzwe. Muri iyo minsi Nero yagiye mu Bugiriki, aragenda ariyandarika. Arangije ataje amenya ko Garuba yamuteye
bukeye Nero aho kugira ngo yambuke ngo agiwe kuko hari hamaze gufatwa, arahunga ajya mu cyaro. Ageze mu cyaro barahavumbura. Igihe bahavumburaga yaje gufata inkota yari afite, arayishinga ayishitaho, apfa yiyahuye, nta bugingo buhoraho azahabwa. Haranditse ngo uwari kumugira inama yari Pawulo, kandi yari yaramaze kumuhitana, yaramugiriye nabi. Nshuti yanjye, umuntu wese amenye ko ashobora kugira finali ye akiri mu byo ubuzima. Yesu abaha amahoro yose, Yesu abaha umugisha wose, Yesu atugire nkuko yagiriye Kuro maze akamuha ubutunzi buri mu mwijima. Natwe tubone ubutunzi buri mu mwijima, tubone agakiza, tubone Yesu, twambara imbaraga, duhinduke mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Ngaho abifuza kugira iherezo ryiza, bakazagira ibihe byiza nk'ibyo abandi dusoma mu ijambo ry'Imana bagize, bahaguruke dusenge. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Mbese hari umuntu waba ari hano mwaya materaniro, nubwo yaba amaze imyaka n'imyaniko asenga, ariko akumva hari igihe cye yagiye apfusha ubusa, rikaba ari ibanga rye riri mu mutima, ariko akumva yabwira Imana ati nanjye napfushije igihe cyanjye ubusa ariko ndihana, ngo atambuka aze hano dusenge. Niba hari uhari naze hano ndi maze dusenge. Ngwino. Niba hari uhari avuga ati igihe cyanjye napfushije ubusa ngarukiye aha, nge ndagiye imbere y'Imana, naze hano dusenge. Ngwino. Ngwino. Wigihe Yesu azakoranya moko. Imana ibaha umugisha. Hagarari imbere ye. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Ngwino. Niba uvuga uti nanjye igihe cyanjye nakimaze ngipfusha ubusa, ukaba uyu munsi uvuga uti ndaje nje kwiyegurira Imana, uyu munsi ni wo wanjye, ndaje. Nushaka umaze imyaka n'imyaniko usenga, ariko ukavuga uti uyu munsi ndaje imbere y'Imana, ngwino. Yesu aragutegereje, Yesu araguhamagara uyu munsi, aragutegereje uyu munsi. Ngwino. Ngwino. Niba ari n'umushyitsi akumva ashaka kuza, nawe ni karibu, nawe naze. Imana iragutegereje, ukavuga uti uyu munsi ni wanjye wo kwakira agakiza. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Tugiye gusenga, reka dusenge. Mana yacu, turagushimye cyane, izina ryawe irihimbazwe. Abana bawe baje hano imbere y'iri teraniro, ubwo bemeye gutinyuka kuza guhagarara hano ngo bakuramye, bakaba bafashe ingamba zo gukurikira ijuru, bibabera uko bifuza. Ubandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi amazina yabo azahamagarwe, maze tuzabane mu bwami bwawe. Twese iri teraniro baje aha ngaha, udusukeho umwuka wawe wera, utubabarire ibyaha byacu, utwambike gukiranuka. Ugiye kuzaba mu iteraniro ryo mu bwami bw'Imana, aho tuzahora duteranye iteka ryose. Ngaho ukomeze uduhe umugisha, tubisabye mu izina rya Yesu Umukiza, amen. Imana ibahe umugisha. Mwisubire mu myanya yanyu aho mwari muri.